Hello guys, mumeze mute? Muri amahoro? Abakunzi bacu rero turabashuhuje. Mumeze mute? Ni umukunzi wanyu Sauda Jeannette mukunze kwita mu madada. Nanjye nabamenyeshaga ko nanjye nafunguye channel. Ubwo rero ni channel ya Mama Dada official. Ababwira ngo mutufashe, mutube hafi, mudushyigikire, hanyuma rero mukande subscribe, share, comment, muturebe, mutwishimire. Ndi kumwe n'umukobwa uri hano yitwa nde? Ndigira Esther, ariko nyine abenshi banzi kuri Dada, ngiye Dada. Ni umukobwa wanjye wa kane witwa Dada. Dada uriyumva ute? Bameze neza, twishimiye nyine kubatumira. Iyi nyine niho muzajya mudusanga, abakunzi bacu, aba mama nanjye, nanga muzajya mutureba, mudukurikire rwose, muturebe. Tubaganiriza, tubaha ibiganiro byinshi bitandukanye. Uzajya ubaganiriza ngo iki se mukobwa wanjye? Tubashakira amakuru, tubageze ijambo ry'Imana, ibintu byinshi nyine n'ibyo muzagenda mudusaba tuzajya tuba duhari rwose tubibagezeho. Amen. Bakunzi bacu rero ubu ngubu murabyumva namwe, murabyumva mute? Ubwo murandika comment, muraza kutubwira uko mubyumva, ariko natwe turanezerewe kuba turi kuyicano, natwe twabonye cano yacu yo kuvugiraho ibintu byinshi dufite amakuru menshi tugomba kujya tubagezaho umunsi ku wundi. Imana ishimwe rero. Abakunzi bacu bo mu majyepfo, mu majyaruguru, mu ntara y'uburasirazuba, y'uburengerazuba, turabishimiye. N'abari hanze y'igihugu, n'abari hanze y'igihugu, nazo rwose ufite n'inshuti ukabasuhuza buzuye rero bakeya uzi abazi basuhuza benshi, ariko abazi ko tuvugana bari hanze, Abakanada, muri Amerika, mu bihugu byo muri Afurika, muri Zambia, hose, South Africa, mwese turabakunda aho muri hose, kandi twizere yuko muzatureba mukadukunda, mukishimira ibyo dukora, mukagenda mudufasha, kuko urabona ni intambwe Imana iduteje. Rero nzi neza yuko muzatuba hafi, mukadushyigikira. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda. Mu mahangiro bazajya bagezaho ijambo ry'Imana kuko ni umukozi w'Imana. Mbese muzatwandikire icyo mwumva twabakorera cyose, muzatubwire. Kandi n'abazajya bakenera wenda kugira ibiganiro batugezaho runaka, ubuhamya n'ibindi byose, bazajya baduhamagara. Turaza gushyiraho nimero zacu, abazajya bakenera kugira icyo batubwira cyangwa icyo batugezeho badusangiza, baduhamagara. Kandi rwose nimuduhamagara tuzitaba pe. Murabyumva neza abantu banjye mudukurikiye? Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma rero tukaba dushaka kubaha nomero zacu za telefone. Murazisangaho aho hepfo, turazishyiraho. Hanyuma tukaba tugiye kujya tubaganiriza umunsi ku wundi, abafite ubuhamya, abafite ibitekerezo, abafite mbese buri kimwe cyose ko mubyumva. Iyi cano ni iyanyu, ni iyacu twese muri rusange. Imana ibahe umugisha. Yitwa Mama Dada official, murabibona namwe. Imana rero ibahe umugisha kandi ikomeze bashyigikire. Twagira ngo tubibamenyeshe, ahasigaye ubutaha tuzajya tugenda dushyiraho ibiganiro umunsi ku wundi. Imana ibarinde. Kandi mukomeza kutwishimira, muzatubwire iminsi runaka mwumva twajya tubagezaho ibiganiro,
mwabyishimiye mwatubwira buri munsi cyangwa wenda muri minsi ibiri cyangwa iki, bitewe n'uko nyine niyo muri kubona ukuntu ibintu biri kugenda, kandi twizeye neza ko ntabwo tuzabatenguha. Ntabwo tuzabatenguha. Ariko kandi tukaba twababwira ngo hazajya hacaho buri kimwe cyose, na filime zacaho buri kimwe cyose, ikibanejeje cyose mujye mutubwira, tuzajya tubahera amakuru ku gihe. Imana ibahe umugisha. Ahari ndumva twashyiraho na nomero za telefone kugira ngo bamugane abantu bazajya badukenera bajye babasha kutubona, noneho batubwire uko babyumva. Kibanzi yawe da. 0788 71 81 31. 0788 71 81 31. Nanjye zanjye 0784 22 Subiremo. 9864 Amen. Ziba kuri WhatsApp n'ahandi hose ziba zihari, ariko cyane cyane nyine muzazisanga aho ngaho, mujye mutuvugisha. Tuzabagezaho ibiganiro biryoshye, tuzajya tubaruhura mu bwonko, muruhuke. Abantu benshi muri iki gihe barananiwe kubera utuzi twinshi, ibibazo byinshi, ariko tuzatubaganiriza kugeza ubwo muzajya munaruhuka no mu mutwe. Hanyuma rero tubaruhure mu mutwe, tubasekere, tubaganirize, tubishimire, tuzatubakorera utuntu dutuma mbese mwishima, mukumva munezerewe. Imana rero ibaha umugisha. Ntabwo uyu mwanya turi buvugireho ibintu byinshi, ni uko twagira ngo tubamenyeshe ko byagenze gutyo. Imana rero ibaha umugisha, murakoze cyane. none se ndashaka kukubaza utubazo dukeya. urumva ute nyine kuba uje kuri kamera, none atavuga ngo wagiye kuri kamera z'abandi bantu uri gutangaho ibiganiro, ubwo nyine wowe uri kwikora ku giti cyawe, nyine wumva umeze gute? Ndumva nishimye, nubwo ntaragera kuri byinshi nshaka, hari ibintu byinshi ureba biri kubura. Ariko nk'ubu murabona nta mikoro zo mu ntoki dufite, ariko ndumva niyumva neza. Akoze guhora uhingira abandi bagasarura, ugasigara nta kintu ufite uri kujya guhaha mu isoko, kandi wakagombye nawe guhinga ukiyezereza. Mbese urabyumva ute? Nanjye ndumva ndi excited, kuko ntabwo nanjye niyumvishaga ko nyine natwe hari indi ntambwe Imana yaduteza. Numvaga wenda ibintu bya kamera sinari nanabimenyereye, niyo wajyagaho nyine wumva ndababaye, wahise mama guhora ajya ku akora ibindi biganiro no ku yandi macano, Mana nyine nkasenga badufashe n'abagira ikintu runaka yigezaho. Ko nyine ndashimira Imana, biba ibintu byinshi nyine tutavugira hano bibura, ariko nkeka ko kubw'ineza y'Imana n'urukundo rw'abantu byose tuzabigeraho. Amaso wadufashije kugera kuri ibi bintu uramubwira iki? Mushimye cyane. Imana imugire ite? Umugisha, imbaraga n'amavuta, iminyururu y'ijuru imubohe. Amen, amen. Ni ukuri. Turashimira na kameramani, nawe Imana imuhe umugisha. Ni ukuri Imana imuhe umugisha, nawe yitanze. Imana imuhe umugisha mwinshi. Ni ukuri yakoze cyane. Biratunejeje, turanezerewe cyane, ni ukuri. Ubu ngubu nkunda kuganira, nkunda gutera urwenya, nkunda kuvuga, ariko nibazaga aho navugira hakanyobera, ariko ndashima Imana ko iduhaye uruvugiro nyine. Imana ishimwe. Ni ukuri wakoze, Imana imuhe umugisha mwinshi. Ni umuntu wagize igitekerezo nyine arambwira ati ese biriya bintu ukomeza uvuga ahantu runaka, nta kuntu wajya ubigeza ku bantu ukoresheje kamera yawe? Avuga ni nanjye turumva wabishobora. Nabishobora. Ubwo rero ndi kugerageza, murumva ni ubwa mbere, yego si ubwa mbere ngiye kuri kamera, ariko ubwa mbere ngiye gukora ibintu ari bwawe, ngiye gukora ibyanjye ku giti cyanjye. Murumva ko Imana rero hari aho yatugejeje, hari aho yadutangije, hari naho izatugeza. Imana nayo ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Uyu rero ni umuhuzabikorwa wanjye, ni dada wanjye nyine murabizi. Uyu ni umukobwa wanjye, bafite ari abana 9, ndi umumama w'imbyaro 9, ariko
nemerwa n'abana 6 nibo banyemera, abandi 3 ntabwo nzi icyerekezo cyabo, sinzi niyo bari. Ariko ndashima Imana ko uyu mukobwa wanjye ajya anyunganira akambwira ati mama twakora gutya na gutya. Uyu mukobwa mureba ni umunyabwenge, ntiyize pe, nta mashuri afite, ariko uko mu mutwe we harimo akantu. Ni Imana igenda ibitanga. kandi nzakuba hafi nanjye igihe cyose uzaba umva ntabwo nzakugira uruhare. Iyo ndi kumwe nawe ukuntu mba numva nishimye, mbona ni ibintu binejeje umutima wanjye. Imana ishimwe. Kamerama urihangana, ibi ni ibiganiro turi kuganiraho, ntabwo natwe tubanze turuhure mu mutwe, twari tumaze iminsi turushye mu mutwe, ubwo rero natwe turi kugira ngo mbese mu mutwe haruhuka. Iyo ndi kumwe na data wanjye mba numva nezerewe, mba numva nishimye, kuko anyunganira mu byo ntashoboye, mu byo ntumva ntazi arabimbwira cyane. Ko njye nababwiye ko njyewe sinigeze niga na rimwe, nta n'ishuri nakandagiyemo. Cyakora gusoma ndabizi, no kwandika muri message kuri telefone ndabizi, ariko sinzi gukoresha ikaramu. Ariko uyu nguyu hari ibintu byinshi we ko narikandagiyemo, hari ibintu byinshi abandushije ambwira. Ariko ubu ko mumureba gutya n'icyongereza arakizi, kandi yagarukiye mu 6 primaire. Arakizi icyongereza, mujye mumubaza mujye mumubaza. Imana rero bw'umugisha da. Imana bw'umugisha. Ese washuje ngo abantu muziranye mujya muvugana? Se bara abantu mujya muvugana ko kuri muri Amerika cyangwa na nyine urumva ntago ari benshi kubura bavuga ngo bake beza. Abo bake ndabubaha, ndabakunda kuko hari inama nyinshi n'ibitekerezo bagiye banyungura. Kambwira umukobwa byagenda gutya, wakora ibi kugira ngo bigende gutya. Yego nubwo ibintu byinshi ngiye nshaka ntabigeraho, ariko ntekereza ko byonyine support mu mpa y'ibitekerezo hari ibintu byinshi zamfasha kwacivinga. Amen. Imana ibaha umugisha rero. Tumva twarekeraho tukazakomeza n'ejo noneho tugenda dushyiraho ibiganiro runaka. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibarinde. Amen. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje kuko uri Imana nkuru, Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana idahinduka, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndagushimye kuko Uwiteka hari icyo ukoze kuri twe, kuko ugaragaje ubutwari kuri twebwe. Mwami Imana rero iyi kamera uyikomeze, kandi ni ukuri ikundwe n'abantu bose. Ni ukuri Uwiteka Imana uzaturinde kuvugiraho ibidakwiriye, gukiniraho imikino idafite umumaro. Mwami Imana uzabiturinde. Uwiteka Imana ukomeze uyizamure, ukomeze uzamure Mana. Ni ukuri tuzagushima ukoze imirimo n'ibitangaza. Urakoze rero kuko ubikoze, kandi ugiye gukomeza kubana n'abantu bose. Ufasha abarwayi, ufasha abamerewe nabi bari mu bitaro, ufasha buri umwe wese Mana ubasha kumva kugera kuri canu, akumva iki kiganiro tugeze uyu mwanya, akumvira mu bugingo bwe kandi rigira icyo rikora. Urakoze kuko uri umwami, icyubahiro n'icyayi mu izina rya Yesu. Amen.